ikirangirire ndetse n'icyamamarekazi cy'umunyarwanda Alia Cool atangiye kugaragara muri sinema cyangwa filime ziri ku rundi rwego. Twagiye tubona filime ze rero yagiye ategura, aho hari na filime yigeze gutegurana n'itsinda rye rya Kigali Boss Babes. Tugenda tubona imishinga myinshi yagiye akoraho ya filime, gusa ku nshuro ya mbere agiye kujya atambuka kuri Netflix. Filime siye gusa iyi filime nanone azayigaragaramo. Wakibaza uti ni iyihe filime? Wakibaza uti aya makuru ni bwoko ki, ni gati ki? Gusa iyo niyo mpamvu nanjye ndi hano, niyo mpamvu nanjye nkuje hafi kugira ngo ibi byose tubinononsore, tubisesengure, turebe ibyo ari byo. Ni fixe kuri mikoro nk'ibisanzwe, nkaba ngiye kuganiriza iyi nkuru ya Alia Cool no gushyirwa kuri Netflix ku iyi filime azajya agaragaramo. Biratangira muri uku kwezi kwa 9 ari nako turimo. Nguhaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi, nguhaye ikaze ku murongo mugari w'ibyegeranyo n'amakuru agezweho hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, Iwacu Topic. Ibuka ukande subscribe, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno murongo cyangwa uno muyoboro, wibuke ukanda akazogera amakuru meza nk'aya ngaya nakajya gucika. Niba ufite igitekerezo kandi wikihererana, reka dutangire. Nkuko mwamaze kubimenyera rero mwebwe mukurikira Iwacu Topic umunsi ku wundi, hari zimwe mu nkuru tujya kubahereza, ubundi tukabahereza inkuru twifashishije bya binyamakuru bizwi kandi bifite ubunararibonye no gutangaza amakuru yizewe hano mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda. Rero ikinyamakuru tugiye kwifashisha uyu munsi cyagize giti, umutwe wacyo uravuga uti filime The Waiter yakinwemo na Alia Cool igiye gutambuka kuri Netflix. Filime The Waiter y'umunyanigeriya AY yagaragayemo umunyarwandakazi Isimbi Alliance wamenyekanye nka Alia Cool izatangira kwerekanwa kuri Netflix uku kwa 9 mu 2025. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, AY yatangaje ko kuva ku itariki 12 2025 muri uku kwezi Nzeri iyi filime izatangira gutambuka kuri Netflix. Ibi bikaba byashimishije Alia Cool bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Rero twifashishije ubutumwa Alia Cool yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze akimara kumenya amakuru, yagize ati Imana ni nziza ibihe byose, Imana ni nziza buri gihe. Iyi filime rero akimara kumenya amakuru yagize ati Imana ni nziza buri gihe. Iyi filime rero yagiye hanze mu mpera z'umwaka ushize, gusa yerekanwe bwa mbere i Kigali hano mu Rwanda muri Mutarama cyangwa ukwezi kwa mbere kuri mwaka turimo wa 2025. Mu birori rero byitabiriwe na Alia Cool kandi wanayikinnyemo hano i Kigali, rwose bari barimo berekana filime yabo izaba igizwe n'iki, izaba irimo nkuru ki. Ese weho ufite amatsiko yo kumenya ngo iyi filime izaba irimo izihe nkuru, izaba ari filime ishingiye ku yihe nkuru? Reka nkumara amatsiko. Iyi The Waiter ni filime izaba ishingiye ku nkuru y'ibyihebe bishimuta hoteli irimo kuberamo inama, ndetse iyi ngiyi ikaba yari yanitabiriwe na Minisitiri ushinzwe iterambere muri Nigeria. Alia Cool rero aba ari umurinzi w'uyu muyobozi, nawe aba ari muri iyi hoteli iberamo inama agashimutanwa n'abandi bayobozi. Icyakora bakaza kurokorwa n'umukozi wari usanzwe ahakora. Ubwo iyi filime yerekanwaga i Kigali, Alia Cool yavuze ko ashimira Imana kubera ko atangiye kugaragara ku ruhando rwa sinema mpuzamahanga. Nabwo yaragize ati nje ntabwo nagize amahirwe yo kwiga cyane, ikintu nakoze kigakunda nkabona ko gishobora kungeza kure ni sinema. Nje navukiye muri Kongo, ahantu navukiye kugeza n'uyu munsi nta muhanda n'umwe uhari. Numbaze ngo nageze i Kigali gute, ariko icyizere mfite nuko niba nshobora kugera aha n'ahandi nzahagera. Uyu mukinnyi rero yavuze yuko yishimiye kuba yarakoranye n'abantu bafite ubunararibonye muri filime bakomoka muri Nigeria. Nabwo yagize atya ati ntabwo bino bintu byoroshye kwegera abantu byibuza ngo baguhe umwanya, nibiba byoroshye. Niba naratangiye gukina filime mu 2011 nta hantu nabyize, yewe mbona nge ari imikino. Kuri ubu nkaba ndi gukina muri filime nk'iyi mpuzamahanga, ni ikigaragaza ko ejo ari heza. Ngo rero Alia Cool mu magambo yagiye avuga atandukanye, avuga amagambo by'umwihariko muri filime The Waiter agiye kugaragaramo izajya inyura kuri Netflix. Iyi filime rero wabyumviye yuko ni filime yagaragayemo abanyanigeria benshi, kandi abanyanigeria ni bamwe mu bantu dufite cyangwa bamwe mu bantu bakomoka mu gihugu cyateye imbere mu bihugu byo muri Afurika, igihugu kigiye gifite imyeriko
aho bagiye bafite n'uruganda rwabo rwa sinema rwa Nollywood. Nigeria ni igihugu giteye imbere akantu ku kandi ku buryo ubona yuko ibintu byabo cyangwa produit zabo twavuga yuko ziri ku rundi rwego. Ese wewe ufite amatsiko yo gutegereza iyi filime ya Alia Cool? Hari n'abantu bagiye bakomeza kuvuga bati Alia Cool ni projet nyinshi yagiye atubwiraho, ubwo twabonaga filime yagaragazaga ubuzima buhenze yari yakinanye n'itsinda rya Kigali Boss Babes. Abantu benshi mugenda mubaza amakuru kuri ibyo byose, ariko iyi filime noneho nango ari ya Alia Cool, na nubwo ari umunyamigabane muri yo, ahubwo Alia Cool ni umukinnyi nk'abandi bakinnyi bose. Ngayo nguko ndagushimiye weho waneze amatwi, ndagushimiye weho wafashe umwanya ukumva kino kiganiro. Ngende fixe nk'ibisanzwe rero, nugije gukanda subscribe niba utarabikora.